twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagawe na Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 34 mu byumweru bisanzwe, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Kristo umwami w'ibiremwa byose. None tariki 23 Ugushyingo 2025, Kristo umwami naganze. Ngaya masomo agiye gutwinjiza mu ngoma y'Imana kugira ngo turangamire Kristo umwami w'ibiremwa byose. Isomo rya mbere ni mu gitabo cya 2 cya Samweli, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Muri iyo minsi imiryango yose ya Isiraheli isanga Dawudi i Heburoni, maze iramubwira iti, ngaho twitegereze turi amagufa yawe n'umubiri wawe. Kera igihe Sawuli yari akiri umwami wacu, ni wowe watabaranaga na Isiraheli kandi ugatabarukana nayo. Kandi rero Uhoraho yarakubwiye ati, ni wowe uzaragira umuryango wanjye Isiraheli, kandi ni wowe uzaba umutware wa Isiraheli. Nuko abakuru b'imiryango ya Isiraheli bose basanga umwami i Heburoni, maze umwami Dawudi agirana nabo isezerano i Heburoni imbere y'Uhoraho, nuko basiga Dawudi amavuta aba umwami wa Isiraheli yose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 122. Nyagasani, ingoma yawe ni ingoma y'amahoro. Mbega ibyishimo nageze igihe bambwiye bati, ngwino tujye mu ngoro y'Uhoraho. None urugendo rwacu ruteje ku marembo yawe Yeruzalemu. Yeruzalemu uri umurwa wubatse neza, umujyi ucinyiye cyane. Aho ni imiryango ya Isiraheli, imiryango y'Uhoraho iza mu mutambagiro usingiza Uhoraho ko Isiraheli yabitegetswe. Aho niho hari intebe y'ukomoka kuri Dawudi, intebe yicaraho igihe aca imanza. Nimwifurize Yeruzalemu amahoro, muti amahoro naganze mu nkike zawe. Nyagasani, ingoma yawe ni ingoma y'amahoro. Isomo rya kabiri ni ryo mu Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, umutwe wa 1 umurongo 12 kugeza ku 20. Bavandimwe, nimunezerwe kandi mushimire Imana Data, watumye mugira umugabane ku murage w'abatagatifujwe bari mu mucyo. Koko rero yatugobotoye ku ngoyi y'umwijima, atujyana mu ngoma y'umwana we akunda byimazeyo, ari nayo dukesha gucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Niyo shusho ry'Imana itagaragara, umuvuka mbere mu byitwa ikiremwa cyose, kuko byose byaremewe muri we, ari ibiri mu ijuru ari n'ibiri ku isi. Ibigaragara n'ibitagaragara, ibinyabubasha n'inganji, ibikomangoma n'ibihangange, byose byaremwe nawe, kandi niwe byaremewe. Yariho mbere ya byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe kandi mutwe w'umubiri ari wo Kiliziya, akaba n'ishingiro n'umuvuka mbere mu bapfuye, kugira ngo ahorane muri byose umwanya w'ibanze. Kuko Imana yizihijwe no kumusenderezamo ibyiza byose, kandi muri we yiyunga n'ibiriho byose, ndetse ari we bigirira, ari ibiri ku isi ari n'ibiri mu ijuru, byose bisakazaho amahoro aturutse ku maraso yameneye ku musaraba. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 23 umurongo 35 kugeza kwa 43. Igihe bari bamaze kwamba Yesu ku musaraba, rubanda bagumaho bamurebera. Abatware bo bakamunyega bavuga bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari Kristo intore y'Imana. Abasirikare nabo bakamukwena, maze baramwegera muhereza divayi irura bavuga bati, niba uri umwami w'Abayahudi, ngaho yikize ubwawe. Hejuru ye hari handitse itangazo ngo, uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe mu bagiranabi bari bambanywa nawe yaramutukaga avuga ati, harya si wowe Kristo? Ngaho ikize ubwawe, natwe udukize. Ariko mugenzi we mucyaha avuga ati, mbese ntutinya Imana, wowe waciriwe rumwe nawe? Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze, naho we nta kibi yakoze. Arongera ati, Yezu, uranyibuke igihe uzazira kwima ingoma yawe. Yezu niko kumusubiza ati, ndakubwira ukuri,
uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Tugeze ku cyumweru gisoza umwaka wa liturujia, icyumweru cya 34 mu byumweru bisanzwe, umwaka turimo C. Tukaba ku kindi cyumweru tuzatangira umwaka wa liturujia n'igihe cya Adventi, umwaka wa liturujia A. Amasomo y'iki cyumweru natwegereza ku bwami bwa Kristo, umwami w'ibiremwa byose, umwami utagira intangiriro ntagire n'iherezo. Niwe byose bikesha kubaho, niwe tugomba kurangamira kugira ngo tubeho. Ya ngoma ya Kristo, ingoma y'amahoro, ingoma y'urukundo, ingoma y'ukuri, ya ngoma itazashira. Ngiyi ingoma tuje kurata, natwe twifuza kuyinjiramo, ingoma y'urukundo. Amasomo twateguriwe twazirikana ku ngingo nyinshi cyane zirimo, ariko reka tuzirikane nk'abanyabyaha bababariwe na Kristo umwami w'ibiremwa byose. Tuzirikane ku isengesho ry'umunyabyaha ryatambutse muri Novanjiri, aho rigira riti: Nyagasani uranyibuke nugera mu bwami bwawe. Iryo sengesho rize kugufasha nanjye rimfashe. Isengesho ry'umunyabyaha uri gusaba imbabazi, uri gutakamba, Nyagasani amwakire mu bwami bw'ijuru. Natwe igihe tuzapfira tuzirikane ko Nyagasani yiteguye gutwakira natwe. N'igihe turi hano ku isi, igihe duhura n'ibibazo, akaga, agahinda, nawe nanjye tujye tugira tuti: Yezu uranyibuke nugera mu bwami bwawe. Iyo abantu twese twibukaga tugasenga akarya sengesho n'ubundi ry'igisambo rigira riti: Nyagasani ngiye kwiba, ariko umbabarire ntibamfate, umbabariye none ntibafate, umva nahinduka nkongera ngahinduka. Akenshi tujya tubwira Yezu tuti: Nyagasani ibi ngiye kubikora bwa nyuma bibi, ariko umbabarire sinzasubire, umbabarire ntibamfate, kandi bikaba ntibagufate. Ese wongera kugaruka inyuma ukavuga uti: koko Nyagasani cyagiye yangira imbabazi ntibanamfashe, ukongera ukavuga uti: ibi none sinabisubira. Umunyabyaha wicujije, iri sengesho ni isengesho umukristo wese atakakuye ku munwa we: Yezu uranyibuke nugera mu bwami bwawe. Mu kuzirikana kuri iri sengesho ryuje ububasha, isengesho nanjye kuvuga ririmo impuhwe, ritakamba, twebwe abanyabyaha, reka tuzirikane ku ngingo 3 ziza kudufasha kumvira isengesho ndetse no guhora turivuga kenshi, kugira ngo natwe dutabaze Nyagasani ukize ku mpuhwe, umunyampuhwe n'umunyimbabazi. Kristo wasizwe, ingingo ya 2, Kristo umuhuza, ingingo ya 3, Kristo umuyobozi. Izo ni titire zose za Kristo umwami tujye kurata muri aka kanya. Ubwo ingingo ya 1 Kristo wasizwe tuza kwisanga cyane cyane mu isomo rya mbere, ingingo ya 2 Kristo umuhuza tukaza kwisanga cyane cyane mu isomo rya 2, ndetse n'ingingo ya 3 Kristo umuyobozi tukaza kwisanga mu ivanjiri, aho Kristo atuyobora mu ngoma y'ijuru. Reka duhere ku ngingo ya 1, Kristo wasizwe. Iyo bavuze izina Kristo ubwabyo ryerekeza kuri Kristo ndetse n'amavuta ya Krisima, gusigwa, watowe, umwana w'Imana, intumwa y'Imana, wasizwe, Kristo. Uwo rero wasizwe ni Imana yohereje. Abandi twese tugira uruhare kuri we, tukabana b'Imana tubikesha Yezu Kristo waducunguye. Ibi gatwerekeza ku mirimo ya Kristo wasizwe. Akenshi mu isakamento rya batisimu twibuswa abakristo muri batisimu, natwe ku bwa batisimu tugira uruhare kuri Kristo, we musaseredoti, umuhanuzi n'umwami. Ya mirimo 3 mu Kilatini: Munus regendi, Kristo umwami umuyobozi; Munus sanctificandi, Kristo umuhereza bitambo, gutura igitambo; Munus docendi, prophète, Kristo umuhanuzi. Kuyobora imbaga y'Imana, kwigisha imbaga y'Imana no gutagatifuza imbaga y'Imana. Turaza cyane kwibanda kuri uwo murimo wo kuyobora umwami,
umwami w'ibiremwa byose, ubwami bwa Kristo. Isomo rya mbere twakiriye ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli riratwerekeza kuri Dawudi, umwami wa Isiraheli. Nyuma y'uko Sawuli avuyeho, Imana yatoye Dawudi. Turamwumva akoranya abakuru b'imiryango Heburoni, akanaho baza kumusigira amavuta. Iyi ngoma ya Dawudi itwerekeza ku ngoma ya Kristo. Dawudi washoboye kubumbira hamwe umuryango w'Imana, akabumbira hamwe abakuru b'umuryango kugira ngo babane mu mahoro, nuko agasigwa amavuta. Ngo nuko basiga Dawudi amavuta, aba umwami wa Isiraheli yose. Amen, amen. Ubwami bwa Dawudi burerekeza ku bwami bwa Kristo, bo buzira iherezo, bo budashira. Mu gihe ubwami bwa Dawudi bushira, ubwami bwa Kristo bwo buhoraho iteka. Ni nayo ntero muri ibyo Zaburi no munsi ubwo agira ati, Nyagasani ingoma yawe ni ingoma y'amahoro. Amen. Mu gihe tuzumva igihe kimwe ubwami bwa Dawudi hazazamo intambara, imvururu n'ibindi bidakwiye, ingoma ya Kristo yo ni ingoma izira iherezo, ni ingoma ihoraho, ni ingoma y'urukundo, ni ingoma y'ukuri, ni ingoma y'amahoro. Nguyu Kristo wasizwe, umwana w'Imana twese tugomba kuyoboka. Kristo umwami tumuyoboke buri munsi. Nyuma yo kumva Kristo wasizwe, ingingo ya kabiri, Kristo umuhuza. Kuko tumaze kubizirikana mu isomo rya mbere, Dawudi yahuje umuryango w'Imana. Byerekeza kuri Kristo wahuje abantu, imbaga nyamwinshi, akabahuriza ku musaraba. Ubwami bwa Kristo, ingoma ya Kristo, umusaraba. Isomo rya kabiri ritwerekeza kuri Kristo we mutwe, umutwe wa Kiliziya. Abajya bavuga ko iyo umutwe ari muzima, n'ingingo zose ziba ari nzima. Iyo umutwe wapfuye, burya umubiri wose watangiye gupfa. Kristo rero umuyobozi, Kristo umutwe, umutware, niwe udutwaye kugira ngo tugeze mu bugingo bw'iteka. Reka tuzirikane kuri Evanjiri y'uno munsi itwerekeza kuri Kristo uwo duhurije ku musaraba, tukarongera imbabazi kuri uwo musaraba mu bwami bwa Kristo. Turazirikana ibintu bitatu byatambutse muri Evanjiri y'uno munsi, uko bamwe bari biteze ubwami bwa Kristo, bikaza kurangira bagize deception, bikaza kurangira bagize agahinda, kubera ko uko bifuza ubwami bwa Kristo atari ko bimeze. Bari gushaka ubwami bwa Kristo nk'ubwa hano ku isi. Hari condition eshatu, ngo niba turumva abakuru b'umuryango cyangwa abatware banyega Kristo bati, ngo yakije abandi, ngaho nawe niyikize, niba ari Kristo ntore y'Imana. Niba ya kabiri twayihawe n'abasirikare b'Abanyaroma, baramukwena bavuga bati, niba uri Kristo umwami w'Abayahudi, ngaho yikize ubwawe, kumushinyagurira. Niba ya gatatu twayihawe n'umwe mu bisambo byari bambanywe na Yezu, ubwo byari ibisambo bibiri. Hari aho banabivuga mu mazina, kimwe cyitwa Disimasi, ikindi cyitwa Barabasi. Barabasi niwe wamushinyaguriye ati, niba uri Kristo ikize ubwawe, natwe dukize. Iyi niba ya Barabasi irerekeza kuri Kristo, yifuza ko yamukiza. Aba bose hari umukiro bari biteze mu mwami, none Kristo barabona atari ko bimeze. Ibi nanone birerekeza ku marangamutima ya muntu, akenshi bikunze none kwerekeza ku bishuko bya Sekibi. Izi niba eshatu nanone twazerekeza ku bishuko bitatu dusanga muri Luka umutwe wa 4. Sekibi ashukisha Yezu Kristo ati, niba uri Kristo utegeka ibi ngibi, niba uri Kristo utegeka ibi, niba uri Kristo utegeka ibi ngibi. Mbese ubwami bwa Kristo tugashaka kubwiyegereza nk'aho ari ubwami bwa hano ku isi, kandi ingoma ya Kristo ari ingoma yo mu ijuru. Ubwami bwe buzira iherezo, butandukanye n'ubw'abandi, n'ubwami bwerekeza hehe? Ku musaraba. Nibwo tuzumva usibye iki gisambo cyabashije kumenya Yezu ari we, abandi bose byagiye bibacanga ntibamenye uwo ari we. Nyagasani uranyibuke igihe uzazira kwima ingoma yawe. Amen, amen, amen. Nawe uze kongera kureba niba ujya wumva ingoma ya Kristo. Nta kindi, niyo bera ry'umusaraba. Yezu Kristo wabambwe ku musaraba kugira ngo aducungure. Uwo niwe Kristo wasizwe, Kristo umuhuza, akaduhuriza twese ku musaraba, aturongera imbabazi twebwe abanyabyaha. Ingingo ya gatatu, Kristo umuyobozi. Ubuyobozi bwa Kristo, ubwami bwa Kristo, ni ugutuyobora ku Mana.
yamvuga igira iti utayobora arayobya. Abami benshi ba hano ku isi bakunze gutuyobora ariko bakanatuyobya. Kubera iki? Mu gihe ubwami bwa hano ku isi akenshi usanga harimo inzangano, intambara, ibinyoma, ubwami bwa Kristo ni amahoro, n'urukundo, n'ukuri, n'ibindi byiza biranga ubwami bwa Kristo, kuko Kristo ari umwami w'amahoro. Natwe nk'abanyabyaha dutegereje impuhwe za Nyagasani ku musaraba, turangamira ubwami bwa Kristo. Natwe twunga mu ry'iki gisambo uyu mujura wabambanye na Kristo ati, Yezu uranyibuke nugera mu bwami bwawe. Icyo Yezu yaje gukora ku musaraba ni ukugira ngo tubare ibyaha byacu, ngo umutagatifu ntabwo ari umuntu wakoze neza gusa, ahubwo ni umunyabyaha wababariwe. Uwo niwe winjira mu ngoma y'ijuru, uwo niwe Yezu Kristo aje kurembuza. Twongeye twibutse iki gihano gikomeye cy'umusaraba Abanyaroma baherezaga ba ruharwa, ababaga bakoze nabi, abajura, ibisambo, ingegera, ba ruharwa, nuko bakababamba ku musaraba. Na Yezu nawe yaje kujyaho kugira ngo dukize. Tuzirikane iki gisambo kiturushije kumenya Yezu wari we. Mu gihe abatware b'abahereza bitambo batamenye Yezu wari we, mu gihe abasirikare b'Abanyaroma batamenye Yezu wari we, mu gihe n'igisambo kimwe kitamumenye, ndetse nanjye kuvuga n'abakristo benshi tutazi Yezu kuko kenshi turamwitiranya, iki gisambo kika kiduha urugero kiti uyu ni umwana w'Imana. Twebwe turazira ibi twakoze, ariko uyu nguyu umwana w'Imana nta kibi yakoze. Nyagasani uranyibuke mugera mu bwami bwawe bw'ijuru. Nuko Yezu amusezeranya ijuru, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Amen, amen, amen. Ibi gatwereza kuri Kristo utuyobora ingoma y'Imana. Kristo umwami tumuyoboke buri munsi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umwami wakundaga akayoga, ngo yarafite umugaragu ukamutegurira neza, uzi kwenga ako kayoga. Nuko umwami agahimbarwa no kuba yagasomaho. Abagaragu, abatware n'abandi benshi bakaza bakamukeza, bakamugaragira, bakamutaramira. Bishoboke ko nyine umwami yabazimaniye kuri ako kayoga. Yizihirwaga cyane igihe yafataga ako kayoga akanyurwa. Uwo mugaragu umwami akamukunda kubera ko yari afite umwihariko wo kwenga iyo nzoga. Umunsi umwe rero umwami ngo aza kumva inkuru mbi, bya bindi by'uko nyine kibatarara ushyitsi. Hari n'imvugo igira iti, ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo bumuha kuramba ibwami. Nuko igihe kimwe kiza kugera, umwami aza kumva inkuru mbi kuri wa mugaragu wajyaga umwengera ya nzoga, inzoga iryoshye. Inshuro nyinshi bakaza kumuregera uburyo uwo mugaragu amwiba ibitoki, akamwiba amasaka, akamwiba n'ibindi byose bakoresha benga, akaba abijyaniwe. Ariko umwami kubera uko yamukundaga ndetse n'ibyo yakoraga ibwami, umwami ntabyumve, akabyima amatwi. Abandi bagaragu bakaza kumurega, umwami akabyima amatwi. Ba bagaragu bikababaza cyane uburyo wa mukozi mugenzi wabo akomeza kwidegembya kandi asahura ibwami. Rimwe umwe mu bagaragu azayegera umwami aramubwira ati, mwami rero reka noneho ngwere n'ikimenyetso cy'uko ibyo tuvuga tutaba turi kubeshya, dufite na gihamya. Nuko aramubwira ati, urebera ahangaha, ucungira ahangaha, kuri aya masaha uraza kubona uyu mugaragu wa wundi wizera atambukanye igitoki n'ibindi akoresha ajya kwenga abijyanye we kuri aya masaha. Nuko nk'uko wa mugaragu yaramaze kubivuga koko, umwami agiye kubona kuri ya masaha n'ubundi bamuhayeho ikimenyetso, abona wa mugaragu wamwengeraga akayoga aratambutse, atambukanye igitoki rwihishwa ndetse n'ibindi yakoreshaga abijyana iwe. Nuko umwami biramubabaza cyane, umwami ajya kwemera nawe yiboneye ikimenyetso. Ububi bw'aho mugaragu, ubujura bw'aho mugaragu, igihe amaze amuhemukira bamubwira akabyanga, umwami ararakara ategeka ko bamuboha ubundi bakamunyonga. Mu gihe wa mugaragu bamaze kumuboha, nuko atakambira umwami ati, nyaguhora ku ngoma, nyaguhora ku ngoma,
umwami ntakarakarira umugaragu we, umwami ntakabura akayoga karyoshya ibwami. Mwami rero mbere yuko mbamba nifuza kukubwira n'ibanga rikomeye. Abatware bawe n'abagaragu bawe bifuza kurya inka nka nyirayo, bakifuza ko nabo babona akayoga nk'akawe karyoshye. Rero uku ndeba uku inzoga y'ibwami buri gihe ngomba kuyenga n'icyubahiro nkayengera mu gikari, kubera ko ari umwihariko biba ngombwa ko nyengera ahantu hihariye. Niyo mpamvu njyana igitoke kizima indobanure kugira ngo inzoga y'umwami ize kuba iryoshye kurenza izindi zose. Umwami ntakabura akayoga karyoshye, ntakanywa inzoga imeze nk'iy'abandi. Ngiki gituma buri gihe icyo gitoki kimeze neza aricyo ngomba kwengera umwami, kandi nkakijyana mu gikari aho buri wese ataza kuvogera. Nyuma nibwo umwami yaje kurabukwa ko umugaragu igihe cyose ajyanye icyo gitoki ari ukugira ngo akore inzoga nziza, kizavemo inzoga nziza igomba gukandagira ibwami, ya yindi ishimisha umwami. Nuko umwami ategeka ko bumuhora ati, ntukave ibwami, ntukave ibwami. Fora uko abagaragu bandi bazataha, cyane cyane babandi bari baje kumurega ku mwami. Nuko baramubohora, akomezaho umurimo wo kwengera umwami inzoga nziza, inzoga iryoshye. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Ngaya makuru amwe namwe tutajya tumenya, akenshi tugataranga abandi utaramenya nyirizina amakuru. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kugukebura, bityo nawe urangamira ubwami bwa Kristo uko bikwiye. Icya mbere ni indorerwamo y'abantu. Twebwe abantu dukunze kurera abandi mu ndorerwamo y'ikibi, icyaha, abanyabyaha, baruharwa, ibisambo, mbese nk'abari abanyaroma babamba biriya bisambo. Ati uyu n'umujura, bikaza kugera igihe tubona na Kristo ngaho nawe ari umujura, ari igisambo, kubera ko ngo yamaniswe ku musaraba. Ngiki cya gisambo kimwe kivamo, abenshi bakunze kugira imvugo bati kibye ijuru, nuko agasaba Yezu imbabazi ati, Yezu unyibuke nugera mu bwami bwawe. Nk'uko akenshi tujya twiba, tugakora amafuti n'ibindi byaha byinshi, ariko igihe uzibuka ukabwira Yezu uti, Yezu ndi umunyabyaha ariko nkeneye imbabazi zawe, ukenera imbabazi z'Imana, icyo gihe uzakira. Mu gihe abandi bari gukurebera muri iyo ndorerwamo y'ikibi, Kristo umwami we azaba yagukije kera. Icya kabiri twazirikana, nk'umwami, umuyobozi, umutware, mbere yo guca urubanza banza ugere kuri source, banza ugere kuri terrain, banza ushakisha amakuru ya mbere, amakuru nyayo. Ngaba bami b'ino si akenshi bumva amabwire bakumva byacitse, naho ubwami bwa Kristo ni ubwami buhoraho, ingoma y'amahoro. Kristo uca imanza afite nyine amakuru afatika. Kristo uducira urubanza uzi imitima yacu. Nawe nanjye kongere turebe igihe kirekire tumara turi kurega abandi, turi gushobeka abandi, turi kurenganya abandi. Nyamara ubwami bwa Kristo ni ubwami bw'ukuri, la verite. Kwirinda ibinyoma, kwirinda kugira abandi nabi, kwirinda guharabika abandi. Nitumere nk'igisambo kigenda giharabika Kristo ati, Kristo ngaho niba uri Kristo ikiza ubwawe natwe dukize. Gushinyagurira abandi, kuba amateranya. Icya gatatu twazirikana, cyane cyane tugende kuri risengesho rya Disimasi, iki gisambo cyasabye ijuru, Yezu uranyibuke igihe uzazira kwima ingoma yawe. Nuko no ku minota ya nyuma twakira, memo dernier soupir, no ku masegonda ya nyuma, igihe cy'Imana, igihe cyo kudukiza, ntabwo bisaba igihe kirekire, ntabwo bisaba ko urabyo mu bukristo igihe kirekire. No ku minota ya nyuma ku musaraba ugiye gupfa, ubwami bwa Kristo ushobora kubwinjiramo bitewe nuko witwaye bwa nyuma, ku masegonda ya nyuma. Nguko guhinduka. Akenshi dukunze guca imanza, ati yapfuye ari umusambanyi, yapfuye ari igisambo, yapfuye ari umurozi, umwicanyi, yapfuye agambanira abandi, ubuso yagera mu ijuru. Tugaca imanza tukaza kwibagirwa ko n'igisambo cyabwiye Yezu ku musaraba giti, uranyibuke nugera mu bwami bwawe. Nguko tutagombye kujya duca imanza, kuko ubwami bwa Kristo ni ubwami bureshya abanyabyaha, abanyantegeke. Wowe nanjye turimo uyu munsi, nawe nanjye kongere twikabakabe, twisake. Tureba ahantu hose twagiye tugundira
kutunangira, twanga kuva kwizima. Maze nge nawe natwe isengesho turigeze kuri Nyagasani, kuko turabanyabyaha n'abanyantege nke. Mutagatifu Agustini niwe wavuze mu Kilatini ati errare humanum est sed perseverare diabolicum, ngo se tromper est humain mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ngo nta muntu umwe utakwibeshya, nta muntu umwe batacira urubanza, nta muntu umwe batatoteza, nta muntu umwe utakatirwa ubwo gupfa nka biriya bisambo Abanyaroma bari bakatiye ubwo gupfa ku musaraba, ndetse na Yezu. Ariko ikibabaje kurenza ibindi ni ukudahinduka, ni ukunangira kugera ku ntunduro. Nawe nanjye twongere turebe aho twagiye tunangira hose, natwe dusabe Kristo no munsi aho twarenganyijwe, aho turi mu kaga mu bibazo. Yezu unyibuke nugera mu bwami bwawe. Amen. Mwese mugire umunsi mwiza wa Kristo Umwami. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.